umubyeyi wo mu mama navuga ko ari Imana, ni nk'Imana ntoya nyine. Urumva umubyeyi wo mu mama ni nk'Imana ntoya, niko nabivuga. Umubyeyi ni nk'Imana y'umumama. Umumama namugereranya namwita akamana gato. Yego. Hanyuma ariko umumama nka mama wawe hari ikintu yigeze gukorera ukawukikibuka kuva na kera ukiri umwana cyiza wenda yakoze akawukikibuka mu ijambo rimwe gusa? Yego. Nuko mama nkunda, ibindi byose bikubiye. Yego. Umva subwo nabivuga gute? Umubyeyi w'umama ni umuntu wo kubahwa cyane. Ebana mama wanjye niba ari kurya n'iki ikiganiro nakireba kabisa yumve ko ebana mama ndamukunda cyane. Yego. Turi abaturage 100 mu mudugudu. Haje umuntu aduhaye amafaranga 100,000. Buri wese aratwara ngahe? Abahaye muri abaturage 100 abahaye 100,000. Yego. Turukumbe bare tereke tayikora. Tugi. Abantu bazi imibare niba dufasha cyane ntabwo nizi imibare. Akora akantu kari simple cyane. Yego. Akantu kari simple umva byo ushatse kugerageza nka kwa kundi Satani yagerageje Yesu ngasimbure naho baye Satani buri. Abarugira ntukagerageza umwana w'Imana. Abari utuntu tw'umubare kugira ngo turebe ko neza umuntu mibare. Yama people. Murakaza neza kuri Kiranja TV, tubahaye ikaze abakunzi bacu baba duteze amatwi mu mpande zose uko ari enye z'igihugu, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba. Yego. Anga rero tubona umusore imbere, mwese muramuza ahari, muramuzi. Baramuzi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, YouTube, Facebook, IG ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Munyemerere aka kanya ahitagira ute musabe atwibwire, yibwira abakunzi bamukunda, ndabizi ko ari benshi mu mwemera. To a boy who are where? Man. Wabonye ukuntu neza aba yaje muri nuza imeze neza. Aba yaje muri range kabisa, iri mu gihe ni mu kagoroba. Ubu ngubu tumeze nk'abantu bari mu gicamunsi. Yego, mu saa 9 aho ngaho ashyira saa 10. Hanyuma rero aha ngaha nanone twakoreye ikiganiro cyacu ni muri Musanze. Aha ngaha turi Musanze. Hanyuma warugagiye kutubwira ibintu byinshi cyane, muramuzi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, twagiye tumubona urugwe. Tubwire nko kuri Facebook cyane cyane. Burani n'amabanga uroza kubwira abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga. Hari abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bari kwitegura gukuraho utuntu tw'amakuru kuri wowe. Sibyo natwe uraza kutubabwira byange bikunde, ntacyo wabima, ndabizi neza ko ari cyo ubereyeho. Hanyuma rero ni Kiranja TV ukomeje gukurikirana. Mbere na mbere ndashimira abanyarwanda mukomeje kudukurikira, mugira ibihe byiza aho muherereye. Mwe mwakoze subscribe ndetse namwe mukanda kuri like. Uragukanda kuri like ni ikintu gikomeye cyane, kabisa. Nanjye ndi nyamukandagira mu kibuga, imitutu ikarasa. Yego. Hanyuma warugwe. Yes man. Yego, tubwire ubyakiriye gutabwira kuri Kiranja TV. Mbere na mbere ndabanza gushimira Kiranja TV bifuje kumpamagara tuganire, nganiriza abakunzi bacu ba Kiranja TV, twiganirire cyane. Mbere na mbere ndabashimiye cyane. Urakoze cyane. Kabisa. Mbere na mbere ntaragira, ufite urubuga rwa IG ukoresha, Instagram, uri umblogger kabisa, umaze kugera ku rwego rushimishije cyane, nubwo rudashimishije wenda kubera ko ugishaka gukomereza ku rundi rwego, ariko tubwire byagusabye izihe mbaraga mu by'ukuri kugira ngo ukire kwa rwego, kuko ni urwego gukurikiranwa n'ibihumbi birenga hafi 10 na 20 16. Yego, 16 kumva ko ni abantu benshi. Burya umuntu abantu 1000
kuba inshuro 16 ni benshi cyane kandi ndakeka bagikomeje. Tubwire imbaraga byagufasha kugira ngo neza n'abandi bumvireho wabikoze mu gihe kingana iki cyangwa se byagenze bite nta kibazo. Mbere na mbere murakoze cyane. Ubusanzwe nge nakundaga social media na n'ubu ndacyazikunda nyine, nge mbikora nk'ibintu bizambeshaho mu minsi iri imbere. So ufata umwanzuro kuza kuri iyi mihanda nk'uko tubyita twaye ku mihanda. Yego kuri ku mihanda. Ndumva mbere yaho nakoreshaga Instagram biraho nyine na Facebook. Yego. Ndumva naratangiye gukoresha kubigira nk'umwuga soje secondaire 2023. Yego. Soje secondaire ndukiye twarimo dukora urugerero nibwo nabitangiye vuga ati ngiye noneho gukora. Nafite 3,000 twasoje kwiga secondaire, mfite 3,000 bya followers kuri Instagram. Yego. Facebook nafite followers 1,000 ndumva ari 9,000 bya followers. YouTube naho nanayifunguye biraho nabishyiramo imbaraga, nasoje mfite abantu 25. So narakoze cyane mu gihe cy'umwaka wose, umwaka umwe nibwo IG yanjye byibuze yujuje 10,000 by'aba followers. 10,000. Yego. Hanyuma wenda tutagiye nka kure y'ibyo ngibyo, bo ubimazemo igihe byange bikunde ukoresha IG, Facebook ndetse na Twitter, X kuri ubu ngubu niko yitwa. Hanyuma imbuga nkoranyambaga uko ukoresha, ukuri blogger bishobora kuba byatunga umuntu, kuko hari n'abandi baduteza amatwi babona bavuga ati se ubwo biramufasha cyangwa se byafasha n'undi muntu, bishobora gufasha umuntu. Aho ngo byagufasha cyane bishoboka ariko. So urumva wenda mu Rwanda ntabwo izi mbuga zemerewe monetize, ariko nyine ubikoze ukora cyane, ukora abantu bagenda kugana bati noneho ukuntu bimeze umenyekanisha products zacu. Nyine uko genda ukorana n'abantu bagenda bakumenya, ukajya gukoreza abandi bakiriya nyine ukajya ubashyiriraho products zabo. Aho ngaho niho navuga winjiriza kuri izi mbuga mu Rwanda. Ariko ikindi nyine wenda nko kuri Facebook ndumva naho Facebook naho niko bimeze. Mu Rwanda na rubuga rwemerewe monetize niko mbizi. Yego, ntago wahakorera monetize, bisaba ngo ushyire muri location y'ahandi hantu mu gihugu runaka gifitanye imikoranire n'urwo rubuga. Hanyuma ariko wenda warugwe nuvuga ngo nukwisanzura ngaho wageze mu rugo, sibyo? Nukwisanzura kabisa cyane rwose. Urabona hari ukuntu abantu nyine umureba akavuga ati se buriya aragira kuva wabaho wari wakundana. Nakundana gukundana ntazari umuntu adakundana. Usa naho uri umuhanga mu byo gutereta pe. Gutereta ubibonera he buriya? Nibyo hari ukuntu nyine umuntu uri abantu bitonze turababona tuvuga ati nubitonze buriya ku tugambo two kuryoshya umukobwa wadufite. Ntabwo nditonze buriya. Ubona mvira injuga nivugira bake. So nyine niyo kamere yanjye. Yego. Igihe cyo kuba seriye mba seriye, igihe cyo gukina ndakina. Yego. Ku bantu banzi ndumva babizi pe. Nje nyine ntabwo ndi umuntu uri shy nyine. Usanzwe nyine ndi sociable nuko y'ubusanzwe kamere yanjye mba nitorije. Yego, urakoze cyane. Hanyuma wenda hari nk'ukuntu, sibyo? Umuntu aba afite utuntu akunda, sibyo? Ukabona wenda tuge nko mu bintu byo kurya mu rugo, akagira akavuga ngo ikintu numva mu rugo nkunda ni iki ngiki, iyo ngiye guhaha utuntu mperaho mu bintu byo kurya. Ukunda iki? Murakoze cyane. Ibyo kurya ndumva ntabwo ngira ibintu by'umwihariko, ariko ibyo kurya byose ndabirya, ariko ibintu byemewe kuribwa ndabirya. Yego. Ariko ngira ibyo navuga naba nkunda nyine kurusha ibindi. Yego. Bora ku bintu bijyanye no kurya nkunda akantu kitwa spaghetti kabisa. Spaghetti amakaroni kabisa byatari uko yabatetse kose. Uzaze kunsura kabisa najya tuyateke. Mfite n'umwana mu rugo kabisa uzi kuyateka, ayateka kabisa ukabona ko bifite gahunda. Hanyuma ariko tutagiye kure yaho gaho, sibyo? Hari ukuntu umuntu areba akavuga ati se inkundo muri iki gihe, sibyo? Inkundo abana bari kwiyahura, neje wundi hari umwana uherutse kwiyahura.
nta muntu. Umukobwa yamwanze. Ako ngiye ntabwo nakwiyahura kubera umukobwa. Yabivuze. Bibaho bakiyahura rwose abana bakajya aho ngaho bakiyahura. Ese kiranja no guciye mu ijambo. Wowe wakwiyahura. Yes. Ibyo watuma niyahura. Umuntu umwe wenyine. Ninde niba atari ibanga ninde? Niba atari ibanga njyewe umuntu napfira reka mbivuge gutyo umuntu nshobora kuba napfira njyewe. Ni mama wanjye wenyine. Ugamise mbibona ntago urakunda nawe. Abantu tujya bajya mu nkundo zikabagira nuza zikabagira abasazi zikabagira ingango kumva rwose ntacyo batakora gusa ariko mama niwe wenyine gusa watugira iki nko ku mubyeyi w'umumama tubwire byibuze nko ku mubyeyi w'umumama. So ku mubyeyi w'umumama rero ikintu navugaho umubyeyi w'umumama navuga ko ari Imana ni nk'Imana ntoya nyine. Urumva umubyeyi w'umumama ni nk'Imana ntoya niko nabivuga. Umubyeyi ni nk'Imana y'umumama. Umumama namugereranya namwita akamana gato. Yego. Hanyuma ariko umumama nka mama wawe hari ikintu yigeze gukorera ukabukikibuka kuvana kera ukiri umwana kiza wenda yakoze akabukikibuka mu ijambo rimwe gusa. Yego. Nuko mama nkunda ibindi byose bikubiye. Yego. Ubwo nabivuga gute? Umubyeyi w'umumama ni umuntu wo kubahwa cyane. Ebana mama wanjye niba ari kureba n'iki niba ikiganiro nakireba kabisa yumve ko ebana mama ndamukunda cyane. Yego. Mama wanjye kabisa. Reka tugaruke mu kanya noneho. Reka tugaruke mu kanya. Sawa. Yego. Interview hano kabisa imeze neza cyane. Hanyuma ariko warwe mu mahanga noneho. Sibyo? Tugeze mu mahanga tubwire iyo mu mahanga noneho. Mu mahanga ufaniye iyo Madrid. Iyo Madrid? Yeah. Uri umufana wayo? Okay, aho ngaho naho ubwo iyo mubajije ikipe ugiye kudutondekera ikibuga. Ikipe yanjye nabanzamo kabisa. So kuri Madrid se? Kuri Madrid. Karoro cabana. Yitondeke kabisa yibanze bo turebe. Okay, Real Madrid mwizamu nabanzamo Thibaut Courtois. Kabiri nashyiraho umusore bita Eden Militao nubwo yavunitse. Yego. Kabiri. Gatatu nkapfa guhengekaho Mendy nubwo nawe ari icyambu. Yego. Muri defense nkashyiramo Mendy. Amini Chouameni. Yeah. Okay. Mediane nkakinisha umusore bita Kamavinga. Nari gushyiramo Modric nyine uko yigendeye. Nashyiramo Kamavinga. Agafatanya n'umusore bita Asensio. Yeah. Wana kabisa komeza asigaye Asensio. Oya. Asensio. Yafatanya na Valverde. Kuko nawe ari kutwumva nawe hatavuga ngo kasana wibeshe. Valverde. Okay. Ubwo ni kuri gatandatu. Mediane. Gatandatu ni Kamavinga. None hakazamo nanuze na Jude Bellingham. Iyo ni Mediane. Babaye bangahe? Jude Bellingham. Babaye barindwi. Bo nkatakisha Kylian Mbappe. Vinicius. Ndetse na Rodrigo. Babaye bangahe? Abo ni 10. Akari kubura home. Defense nakinisha defense ya bane. Yego. Muri defense naho nagaruramo gatatu ya ntago nashyiramo Mendy. Gatatu nashyiraho Ibrahim. Yego. Mbo tena muri defense ngongera ngashyiraho basi Asensio. Okay, kabisa urumva ko ubwo uyitondetse neza bura tubonye uko uzashobora kwiga umutoza mwana. Ibintu bishoboye cyane. Umutoza akomeye cyane. Aho kazamereza Amavubi ngenya cyane mu gikombe cy'isi. Amavubi nayageza. Ari umusore kabisa nkite Sadat kabisa yavuga ati mumerezereyo nyigira ute ntiyobore. Mumerezereyo nigeze kure. Njya Amavubi bazayamereza nge nzageza mu gikombe cy'isi. Amavubi nge nageza mu gikombe cy'isi. Wallahi. Hanyuma ariko twajya kure sibyo mu bahanzi tugeze mu bahanzi none tubwira umuhanzi wa mbere mu Rwanda wemera Juno Kizigenza. Kabisa nge Juno Kizigenza kabisa respect kabisa. Much respect Juno. Yego. Undi wa kabiri
Sha wa kabiri nge ni Juno nemera uwa kabiri napfa gushyira wende se sha hengekereza mara nahengekereje nasubwo nashyiraho wendera gerageza nanone nashyiraho Juno akawa kabiri ya Juno wa mbere no indirimbo yukunda cyane ni Juno yego yaraje fo okay turimbira agace gato nabanze koreremba aho ngaho babungerageje ihangane gerageza ho gato byibuze gato gashoboka aya ndiremba neza ndabizi ndiremba neza tubicureze yaraje okay bisa niyo ndirimbo yewe nakunze byatari Juno ko ndi kumva afite umwanya ukomeye cyane ako ari nindi yise Nightmare Nightmare was a nightmare. Yego. Juno kabisa much respect. Agukorera umuti. Fo. Kabisa ariko Juno ni umuhanzi mwiza cyane. Byatari. Ni umuhanzi ufite talent, afite impano. Cyane kabisa. Sivyo? Arakora ukabona ko ikintu yakoze agikuye hehe mu mpano afite atari byo gushakisha. Juno ntabwo ngo ari wa muhanzi ikindi mukundira ntabwo ari wa muhanzi wumva mu matiku mu bintu by'iki wapi abayibereye yimenyera boro ziwe yego hanyuma ariko hari n'abakunzi bawe baba bashaka kuvuga ngo warugwe mutubariza ibingibi abo bose kabisa kuri nimero turabafata kuri SMS batwandikira kuri 078 055 12 nanumvisha ariko umuntu abyamamara bitanga nimero nge ndayitanze kabisa bayijyane banange abo ngabo bavuga ngo batanga nimero se nimero kwari zo ko bundi uba utari utanga nimero nta n'ubwo akagombye uyifite babaho rwose ndabazi cyane babaho ugasanga rwose umuntu ngo ntabwo yatanga nimero nje yanjye nayitanga rwose nta kibazo okay turacyakomeje hanyuma noneho warugwe hari abantu bavuga ngo pressure ubona ari ikintu cyiza ku bantu cyangwa ni kibi kuko ni ukuvuga ngo pressure ngewe ko nyibona ngiye mbona pressure ari nk'ikintu kiguhatiriza gukora ikintu runaka sibyo niba ufite pressure yo kwibaza uko ejo uzabaho sibyo ukabona iyo pressure yifite kuvuga ati ejo bimeze bite ejo ngomba gukora kugira ngo bigende gutya se ubona pressure wowe ku ruhande rwawe ari nziza cyangwa nimbi urasobanura n'uburyo yawe nayidefinisa mu buryo bubiri pressure na ruhande side imwe iri positive indi iri negative hari pressure iguhatiriza gukora ikintu kiri positive nyine ukaba ati iki kintu ndasabwa kukigeraho iyo ni pressure iri positive nyine wenda nkange rugero dusuppose kuri ngewe mba maranira kuzabaho neza mu myaka iri imbere pressure iri positive no pressure iri negative ni ya pressure ivuga y'ikigare kibi wenda ukavuga ngo niba ari wabona nkatwe gutya tuba dukeneye nyine wenda tujye gushaka ahantu dutobora turasaboro urabyumva iyo ni pressure mbi iri negative okay gira inama kabisa abo ngabo badashaka gukora bakoreye kuri pressure nziza iri positive inama nabagira nyine no gutekereza kabiri batekereze kabiri igihe ukumva pressure wagize pressure negative wongera utekereze kabiri icyo nababwira gutekereza kabiri mvuga ni ukwibaza ikintu ugiye gukora se kizangirira ingaruka nziza cyangwa nimbi yego njye nkunda umugabo bita Antoine Rutayisire kabisa ajya ko utuntu tukanshimisha Antoine Rutayisire ni pasteur Révélant ndamuzi Révélant Rutayisire docteur Révélant Antoine Rutayisire respect kabisa kuri Antoine Rutayisire nubwo muvuze mu izina ariko mu izina ry'akazi nta kibazo rwose ni umubyeyi wacu twemera hanyuma ariko pasteur Révélant ntago tinya kujya muri Genesis Comedy kuvuga y'Imana ajya akavuga Imana rwose kandi akava y'abantu bose babagize ute bayumvise rwose bayimenye cyane kandi Imana yavuze ngo uzanga kumamiriza mu ruhame yego naye sinza amini banza ari Yesu wabivuze simbyibuka neza ngo uzanga kumamiriza mu maso y'abantu wenda mbivuze muri iyo sanse abasomye Bible neza murabyumva ngo nutamamiriza mu ruhame nanjye sinzaguhamya simbizi mu sinzo ko nzagwamiriza imbere ya data nego kirakoze cyane nibyo ariko naho kantu niko rwose hanyuma akajya akavuga Imana akavuga rwose ibintu rwose
abantu batitegaga rwose kandi bikabashimisha. Hanyuma ariko hari abasore kabisa bakorera muri Jenny's Comedy uzima benshi cyane. Wowe umuntu ubona yego, hanyuma warugwe kabisa. Urabona ko ni ukwisanzura twagarutse muri game yacu. Hanyuma noneho rero warugwe, sibyo? Yes. Wenda reka nze nkubaza akabazo ihagaze. Hanyuma ariko noneho nanjye nazitse numiwe. Nuko yego warugwe. Hanyuma tutagiye kure, hari siroga y'ubu ngubu iri kuza, ukumva rwose umwana w'umuhungu cyangwa w'umukobwa ashaka umugabo. Umwana w'umukobwa ashaka umugabo wonyine gusa ungana nawe, bangana mu myaka, kandi uwo mwana agomba kuba afite iki? Amafaranga. Nuvuga ngo abakobwa bari kwifuza umuntu ufite amafaranga, ikindi kandi bakifuza umwana ungana nawe. Wamubwira umusaza agahakana, sibyo? Ibyo ngibyo biraterwa n'iki? Nk'uko ubibona wenda nkawe uri ku mbuga nkoranyambaga, akenshi hari n'amakuru yandi ufiteho tukiye ugenda ukura hakurya n'amakuru, cyangwa wowe muri logique yawe. Tubwire ibyo bintu bimeze bite? So ibyo bintu ngiye nsanishije n'ibyo njya mbona kuri iyi mihanda nyine, akenshi ikintu cyitwa aba diaspora, cyane diaspora. Ana abakobwa hanze aha, mbega umuntu utari mu diaspora nta kintu bavugana. Yego, uravuga wenda dusuppose nkawe kiranja gutyo umeze, so wenda mu bushobozi bukeya bwawe ufite, ntabwo uri umukene ntabwo uri n'umukire, nyine buryo wavuga ngo ndi hagati na hagati. Yes. Ariko kugira ngo umwana w'umunyarwandakazi, ariko ntabwo ari bose, abenshi 80% kugira ngo agire icyo muvugana, ntabwo bamufungurira n'imwe. Uravuze ngo ntabwo ndi umukire, nibuka umuntu wavuze ngo none ngo njye iwawe. Ngo none ngo njye iwawe. Niba utarya iwanjye se, niba utarya iwanjye ntabwo ari cyo bisobanuye. Yego. Nyine tujye twemera ko dukennye mwana. Nibyo. Iyo umuntu nta mafaranga afite, ababibona ni ibintu byigaragaza, sibyo? Urubyiruko dushaka ngo dukire tutakoze. Shida. Wahise uvuga ati reka njyewe byibuze nigire mu bintu by'imbuga nkoranyambaga, nje gushakishamo uko byagenda, kandi abizi ko iyo umuntu akoze ibintu byose ameze neza, abyiteguye, automatically rwose Imana nayo akayisenga. Birakunda rwose cyane. Hanyuma ariko twihanganishije Chris Easy, umuvandimwe yabuze umubyeyi. Cyane kabisa, umuvandimwe Chris Easy yabuze umubyeyi kabisa, yihangane bibaho mu buzima. Yego. Yabuze inshuti yiwe, mama we, nkuko mu biganiro byinshi Chris Easy nyine munyamwanya agenda aramubibona. Yego. Chris Easy mu biganiro bitandukanye yajya avuga akenshi nyine bamubaza inshuti yiwe ya mbere, yajya avuga ko inshuti ya mbere ari mama wiwe. Yego. So Chris Easy rero yihangane, kandi twizeye ko n'umubyeyi we yagiye aheza, Nyagasani yamwakiriye mubi. Yego. Hanyuma rero rwose abari hafi ye mukomeze mumwegere, mugende muhumurize. Ntabwo biba byoroshye kubura umubyeyi, kubura umuntu w'agaciro mu buzima bwawe, aba ari ikintu gikomeye cyane. Hanyuma ariko hari andi makuru nanone nabonye ku mbuga nkoranyambaga, umubyeyi avuga ngo umubyeyi bamushinjije icyaha cyo gusambanya umukobwa uri munsi y'imyaka 18. Avuga ati reka da, arabigaramada, yigara mu rukiko, aravuga ati hapana. Kandi bavuga ngo abasaza benshi bayavuga ngo twana dutoya ngo nibyo sawa, ngo nibo sawa. Kandi nawe uri umusaza, urumva nabasaba ko uri umwe muri abo basaza. Ntabwo uri umwe muri abo ngabo. Ikibazo noneho ababyeyi b'ubu ngubu yamwigaramye, aravuga ati kabisa, yigaramo urukiko, aravuga ati njyewe ntabwo ari njye wamuteye inda, byashoboka ahubwo kuba ari umwana wanjye wagize ute, wamurongoye. Yarangiza mwana we kandi yabishyize ku muhungu wawe ati uyu mwana wanjye
ashobora kuba ari we wamurongoye kuko na mbere yigeze kugira uwarongora amutera inda bayikuramo ahubwo urumva ko neza nabwo yashyirishijemo n'iki n'umuhungu we kuko niwe yarateye inda bagakuramo inda leta itabizi automatically bishobora kuba nabwo ikindi kibazo. Hanyuma na umuvandimwe fata ku mavuta nawe burya ni mugenzi wacu w'umunyamakuru bloga ingagi yacu bayikatiye imyaka 2 bamukatiye imyaka 2 n'amezi arenga aho ngaho nyuma yo gusanga ahamwa n'ibyaha bamushinjije. Hanyuma ariko tutagiye na kure umuhanzi Ariel Ways ubu ngubu yarangije gusinya amasezerano muri Universe Club cyangwa se group ikorera muri Kigali, ni label ifasha abahanzi mu buryo bw'amikoro. Ibyo ngibyo ndumva biri official ariko Ways nyine nje Ways ndamukunda pe mu bahanzi nyarwanda kazi nkunda Ways buranye wande ari niwe wa mbere umukundira iki. Ways ni umuhanzi kazi wihiringa nyine arakora arakora ikintu ashatse kugeraho akigeraho ntakibwa intege n'abantu baba bashaka kumusubiza hasi warakora icyo afuka icyo yitayeho nyine yashyizeho imbaraga akigeraho. Ariel Ways kabisa, congratulations kuri abafatanyabikorwa ubonye. Hanyuma ariko ni ibintu nje birugenda bingarukamo nashatse ko bikoza kare ariko ndavuga ati reka ndetse kugira ngo ubanze wiyakira wanze tarori ntabwo yari arakiyakira kuri Kiranje TV ntabwo twavuga ngo ngurisanga ahubwo wadusanze nabasanze wadusanze cyane kabisa nzabazana kuri Warugwe TV kabisa namwe mwisange twese twabavandimwe kurushaho. Ariko nibyo ubundi afite Warugwe TV akagira tubwire cyane ufite cyangwa se imbuga nkoranyambaga ukoresha kugira ngo n'abantu bakumva n'ubundi bahita bamenya ngo turamushakira hanga birebere ibirori. cyane Instagram nitwa Warugwe TV, imbuga zose zibaho nitwa Warugwe TV, cyane YouTube, Instagram, Facebook na TikTok na X.